bishimye igihe Imana yabasangaga mu gihugu cya Egiputa ibabwira ko igiye kubaha igihugu gitemba amata n'ubuki. Urumva ibintu batangiye guhura nabyo, bahuye n'ibibazo byo mu butayu bitatubwiye ibyo ari byo, ariko bamwe bararwaye wenda, abandi barapfushije, abandi barakennye utwo bari bazanye wenda turabashizeho simbizi. Urumva hari n'ababuraga imyenda igasanzwe, hari iyo bambaraga itasazaga ariko ngiye ngo hari yashaje mbere, n'ibibazo bitandukanye. Nyuma gatoya bahuye n'ikibazo cy'ibyo kurya. Murabizi natwe ikibazo gifitanye isano no kurya kirakomeye, nubwo tukirengagiza rimwe na rimwe Abanyarwanda kubera ubunyanda bwacu tutarya cyane, tunapretendinga ko ibiryo bidafite ikintu bivuze cyane, ariko ibiryo ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomereye isi. Iyo udafite ibiryo mu nzu utazi naho biri buve, nawe murabizi se so bahuye n'ikibazo cy'ibiryo, ariko abo si uko bari babibuze, ahubwo nuko baryaga ibiryo bimwe. Nanjye rero banza iyo nza kubayo nakabaye nkabo mu bijyanye no kurya ibiryo bimwe, ntahindura rwose, ni ibintu binzonga biranzonga. Niyo byumvise umutima numva uzamutse wagiye ahantu nanone kubera ikibazo cy'ibiryo. Rero ibibazo biravuga batangira kwitotomba. Ikibazo cy'ibiryo kizamuye kamere yo kwitotomba, kizamuye kamere yo guhaguruka sinakubwira baraboroga. Biravuga ngo baraboroze. Tekereza nawe abantu baboroze barira, iyo usomye baravuga ngo 600 birenga mu n'utundi, ariko barabaga mu 600. Ni ukuvuga bubatse ingo, ni ukuvuga ko n'abagore babo ari byibuze nubwo hari bari bafite abaja babo n'iki, kandi nabo bameze nk'abagore babo. Byibuze atuma umugabo atuma bari umugore umwe, ahaga 600 afite umugore umwe, ubwo ni abantu bamaze kuba miliyoni n'ibihumbi 200. Yabyumvise? Reka tugabanye tuvuge ko buri muryango wari ufite utwana tubiri, twirengagize ko batameze nk'Abanyarwanda kandi bari bameze nk'Abanyarwanda. Tuvuge ko bari bafite utwana tubiri gusa, abantu miliyoni n'ibihumbi 200, buri umwe abagabo 600, buri umwe afite umugore bafite utwana tubiri, ni miliyoni 2 n'ibihumbi 400 already bimaze kugera. Noneho shyiraho abagaragu n'abaja babo bari kumwe bagendanye, kuko bari bafite nawe sinakubwira. Ariko reka twe ko nabashyiraho abo ngabo, tuvuge tuta abantu miliyoni 2 n'ibihumbi 400, buri umwe barasohotse bahagaze imbere y'ihema ryabo batangiye kuboroga, kandi babikoraga kenshi n'imbere muraza kubibona. Baraboroze, bararize, ibiryo Imana duha, twarabuze inyama, amafi n'ibiki. Noneho hano bageze ku bihangange. Bibiliya iravuga ngo bazitera urusaku, bazamura urusaku hejuru, bazamura ijwi rirenga inkambi yose y'Abisirayeli, dukoresheje imvugo y'iki gihe. Iteraniro ryose ry'Abisirayeli usibye Kalebu, Mose, Nyirebo na Yoshua bonyine nibo batateye hejuru ngo baboroge. Abandi bose batera hejuru, uburyo bari bagiye no gutera Mose amabuye ngo babice. Bose bateye hejuru, abantu miliyoni 2 n'ibihumbi 400. Uri urumva urusaku. Bahuye n'ikibazo cy'Abadage, biratinze kugera mu gihugu Imana yabasezeranije, bararambirwa. Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo baba impatient. Tuzagera ryari? Iki gihugu ko kibaye igihugu, igihugu tujyana mu gutema amata n'ubuki, ni ivumbi n'uyu mucanga wo mu butayu, ko birarambiranye. Sinzi niba wari wagera ahantu cyangwa wari wabona umuntu warambiwe. Imana yaravuze, waremeye ko yavuze cyagiye yavugaga, n'abasomye amasezerano yayo urayizera, natwe twarabikwigishije n'abandi barabikwigishije, ariko noneho igihe cyo gusubira kw'amasezerano umwaka uratangiye ukarangira, ugatangira ukarangira, kurambirwa, bararambirwa. Noneho mu kurambirwa kwabo batangira no kuzana twa tubazo tundi bagiye bahura natwo, ibiryo, amazi, ibiryo bibi, hari ukugura ibyo tudafite, hari no guhora tugira ingibi bidufite. Iyo umuntu yarambiwe uzamubona n'akantu gatoya karamusaza, akantu gato cyane gatoya.
cyane cyane abagabo murabazi ukuntu bajya barangura bakajyana na madamu guhaha agaparika hariya noneho agategereza kandi bagiye guhaha akantu kamufiti gakwiriye gutinda akantu kangana gutya noneho ugategereza ugatangira ukaba mwinshi ugatangira kwihuta utambutse ukareba ukagira ngo ni wushi ukabusanga se uwo muntu rero warangura gutyo akantu uzamukora niyo kangana gutyo ushobora guhura n'ibibazo. So aba bantu bari barambuwe bavuga iki gihugu Imana itujyana bari ko yitureka ikintu tutageramo. So barambuwe it's taking too long. Cyo ni ikindi kibazo bahuye nacyo. Ikindi kibazo kiri mu bice 25 by'ahanyine mu kubara ntabwo turi buhasoma ariko ntababwira muri make. Baraki aragenda abwira Balamu kugira ngo avume ubwoko bwa Isirayeli. Balamu aramubwira ati ubwoko ntibuvumike ntabwo ushobora kubuvuma ariko icyo nzi cyo igishobora kubushobora nuko twabakorera ikintu tukabagusha mu mutego utuma bagomera Imana bagakora ibyangwa n'Uwiteka. Icyo gihe niba bikora uyu muvumo twakabaye tubavuma wanze kubafata bazaba bawikuriye none. Abatega abagore baho ngaho abagore sinakubwira ngo barabatumira baba wako kazi haratumira batari ko mwaje tuje gusangira muri pate muri fete tugasangira twabaze ibyo kurya birahari ntabwo babantu birira imitsima birira imitsima iva mu ijuru birira mani bageze ahantu bararandira mani bayihaze apeti yagiye ibyo byose bishaka ariko bageze ahibahana aho tutasomye igihe bitotomberaga mani yabahaye n'intwari n'ibyo mu Kinyarwanda bazita intwari ziraza baraziga zihinguka no mu mazuru mbere baraziga nazo barazirambira ibyo ni kuvuga barya inyama bashaka noneho umva abantu bari intwari n'amani babirambiwe abagore baravuga bati ko twishe ikimasa hari ikimasa hari ikimasa muze kandi tukigira ari gusengera reka dusenga Imana reka nta muntu udasenga Imana nta muntu udasenga Imana urabona uburyo dusenga ibintu biratandukanye reka dusenga Imana imwe kandi Imana ni urukundo ubwo tubatumiye kurya Imana turimo natwe ujya mubyumva hanze aho Imana ni urukundo nuko dusenga bitandukanye ariko twese dusenga Imana baragiye bayobotsa abagore kandi batangira kurira mu rusengero rwa Bayali batangira kurira muri urwo rusengero kandi icyo byari bivuze urwo rusengero abatambyi babo wenda tukoresheje abatambyi babo bari abagore b'indaya zari indaya gusenga ibigirwamana n'uburayi byari ibintu bibiri bifatanye bidatandukanye bijyana. So ababisirayeli bayoboka abagore babajyamo baryamana nabo barya inyama basenga ibigirwamana bakikubita imbere ya Bayali. Imana yicamo 23,000 umunsi urumva ariko icyabateye ni iki? Icyabateye kwemera gushukwa n'abo bagore no gusenga ibindi bigirwamana no kuryamana nabo ni iki? Nukumva bari bored umusinzi ukuntu twahita mu Kinyarwanda ibintu birambiranye uhora mu bintu bimwe Imana imwe Imana Yehova niyo tuzahora dusenga tumana igicu ku manywa gihinduka nijoro gihinduka inkingi y'umuriro ku manywa igicu nijoro tuzahora muri ibyo akamenyero bari bored tuzahora turya manu ntwari bodo. Rero iyo bahagurukaga bagiye biravuga ngo bateruraga isanduku y'isezerano uko bayiteruraga igiciro iyi Imana yateguraga uko bayiterura bakagenda. Abisirayeli barakurikiranye iyo babaga muri urwo rugendo bagenda hari ibibazo bagiraga babaga n'abatagatifu kuvugane hari aho mwabonye bari mu nzira bagenda bavyaye ibyo bibazo ariko iyo bageraga ahantu bakambika bakicara umunsi umwe uwa kabiri ibibazo byaravuga kubera iki babaga bicaye bakora ubusa bari bored. Abongereza baravuga ngo ubwonko mind idakora ngo ni nkateriye y'umwanzi Satani. Nega umwanzi Satani yizamo agacura ibintu bye agakora ibintu bye akakubyinira mu mutwe mu bwonko kubera buri aho bweze kuki
iyo bakambikaga gutya baruhutse wenda bagiye kwamara icyumweru cyangwa se inzu, icyo gihe ibibazo byaravuga. Ariko tuzahora tugize inyama, tuzahora turya akawunga, tuzahora turya ibi, tuzahora turya ibi ngibi, so bararambiwe. Iki gihe rero, iki gihe bishoraga mu bagore b'abamowabukazi, bari bageze hafi neza y'urugabano bagomba kwambuka hakurya. Muraba murabyumva? Iki gihe bakita igihe cyo gutegereza. Uri aho ngaho uri hafi kujya hariya, abaganga babyita ku bunkenge. Mbega umeze nka guca isukumo, anytime ndajyayo. Ariko ukabona birarambiranye, mbega gutegereza bikanga. Gutegereza rero, iki gihe cyo gutegereza ni ibigeragezo byinshi bizira, ibishuko byinshi. Igihe nategerereje, reka nanjye nishakire y'akana, ibindi bizaba bibi. Nishakire y'akana. Umwana yari umukobwa hano yubaha Imana, yarakuriye mu rusengero kuko yatinze kubona umugabo, akavuga ati igihe nategerereje, reka nanjye nishakire akana nzongera nihane. Wagashaka kakaba ikibazo, noneho wa muntu wari ugiye kuza akavuga ko ni ikibazo. So aba nabo nuko bari bameze, bahuye n'ibibazo bitandukanye. Ariko ngo muri ino bambere igice cya 10 hariya twasomye, ndagira ngo masubiremo, haratubwira ngo bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, bagendeye mu bwiza bw'Imana, babonye presence yayo, babaye muri presence yayo, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije, babonye ibitangaza by'Imana, bose babatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose, bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Ariko benshi muri bo Imana ntiyabashimye, icyo cyatumye barimbukira mu butayu. Ariko ibyo byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifuza ibibi nk'uko babyifuje,